Ese we best wawe akwitaho. Oh my God. Oh, see the outfit. See the jacket. See the shoes. Oh. Bari bakita saxophone, right? Ni sax karakabu. Nago wanseka bigezaho ngaho man. Ngabo bakavuga gute wese bayivuga gute. So akaba ari umuntu nyine ubashe kongera gutuma umutima wanjye utera byadanje utera ne ndakubwiye. Muri twembi ninde ufite umukunzi ese twese turabafite. Ngewe mfite boy mfite be. Ngende basuhuje bakunze channel yacu bakoze subscribers ndetse nawe uri umunyamahirwe ubonye na video nanga utakora subscribe umwirwe meza yo gukora subscribers bakunze wacu wasakoze subscribers ndetse no ikoze nanga uyu munsi ngiye kubaganiriza ku nkuru ya Titi na Nyambo. Inkuru yabo y'urukundo yatangiye muri 2019 yatangiye aho Nyambo yaragitangira sinema agitangira gukina filime nyarwanda ari nabwo Titi Brown yari amaze kugira izina mu kubyina. Nyuma y'igihe gitoya duciye igihe kinini Titi aba arafunzwe azira kurongora akana katujuje imyaka. Urubanza rurakomeza ruraba igihe kiza kugera basanga yararenganaga yarabeshyirwaga aza gufungurwa. Afunguwe urukundo rwe na Nyambo rutangira akimara gufungurwa aho byasabye igihe kinini cyane kugira ngo baze kongera kubona communication yabo kuko Titi Brown ari mu kavuga k'abantu benshi abantu bashaka kumuriba ibintu ari ibibazo kugira ngo nyine yongere igarure mu kibuga abantu byasabye igihe kinini Titi aza gusaba Nyambo ngo reka twaza guhura. Nyambo arayimwemera ngo duhure baraganira mwibutsa uburyo history yagiye igenda. Nyambo aramubwira ati okay nta kibazo niba ari uko byagenze nta kinyoma kibirimo ndacyari ku ruhande rwawe ndacyakureba. Aribwo bahise batangira gufata umwanzuro wo gutangira kujya kuri social media bakagenda bavuga yuko ari aba best friend. Nyambo nyuma y'igihe gitoya aza kwivugira ngo Titi Brown yanenda. Nyuma yo kuvuga iyo nkuru yaracicikanye irakundwa abantu bayivuga amagambo menshi. Nyuma y'igihe kinini baza kuvuga yuko ibyo bintu byari prank. Titi Brown yaje kongera kuvuga ngo ibi bintu biri kuba ntago ari ukuri turi muri prank. Nyambo aza kuvuguruza Titi Brown aravuga ngo niba ukundana n'umuntu igihe cyose ibintu ntago barabyita prank, ibi bintu si ukuri ni ikinyoma, ibyo bintu si byiza. Nyambo aza kugira Titi Brown aramubwira ngo mbese ibi bintu bitangiye ni ibiki ko ngo ntangiye kunyidakana kuri platform zanjye ntabwo nkunda se cyangwa uri kumenyesha. Nyuma y'igihe kirekire Titi Brown aza kongera gushaka indi nkuru aravuga ati njye na Nyambo twashwanye. Nyuma yo kuvuga ayo magambo Nyambo ntiyabyakiriye neza yaje kubwira Titi Brown ati reka dushware bya nyabyo tubishyire kuri social media nk'uko bitangije. Barashwana igihe kiza guhinduka bajya bavuga ati nabyo byari prank. Ukuri nyako nuko ibyo bintu byinshi bakora batari prank ariko byaba abantu kwakundi bashwana kugira basubirane nuko muri yabo yatangiye. Nyambo aza kwibwirira Irene muri ndawe yamukoresheje ikiganiro aramubwira ngo njye na Titi Brown tuzakora ubukwe ku itariki 12 z'ukwa 12. Icyo gihe muri wa Titi Brown benshi ndakeka mwarabanje kumenya umwatangiye kumumenya niwe watangaje iyo nkuru mbere na mbere ngo batarayivugira. Mu kwa 12 yagize dusanga abantu ikinyoma byari prank.
ikigaragara ni uko ibintu Titi Brown na Nyambo bari gukora akenshi ntabwo ari ikaranga. Ni ibintu biba byabaye bya nyabyo, gusa ko akunda iminsi igenda yisubiranamo birangira basubiranye. Ndibutse umunsi Titi Brown yagiye kuri platform ziwe agakuraho follow kuri Nyambo. Nyambo nawe akabikora, amafoto bamenshoninganye bose bakayakuraho. Uwo munsi byari ikinyoma se nabwo byite prank. Wapi barabeshye. Ukuri nyako nuko bano bantu bajya bashwana kubera iminsi igenda ihinduka, ibintu bihinduka basubiranamo bikarangira bongeye gukundana. Ase uko babona bano bantu, ubona urukundo rwabo ruzatera imbere ku buryo bakora ubukwe bakaba umuryango munini. Niba atari ko bibona, ongera subscribers, like and share. Mwibutse ngo rero niba nawe ufite umusheri, ufite boyfriend, ufite best friend, njyewe ntabwo ari umugore, ntabwo ari umukobwa, uba ntabwo tumwise umukobwa kabisa, afite abagabo babiri, wowe n'uwo best friend we. Urabona ko ukuntu kwekora cyane gusa ariko bimenya. Gusa niba udukunda, turakomeza tugushishikarize gukora subscribers kuri channel yacu kandi turabakunda cyane. Twikomereje mbibutsa story y'aba bakobwa, story y'abakobwa gusa ni Titi Brown na Nyambo. Aba bantu bakunzwe mu bintu byinshi bitandukanye. Titi Brown yakunzwe mu kubyina, bakundwa mu gukina filime, mu acting beza, mu bantu bafite umusanzu munini muri iyi industry kabisa. Tugiye kubabarira n'abatwababara. Gusa bano bantu ibintu byabo biba birimo ibibazo byinshi. Babona ko kino kiganiro kugira ngo niba uzi ko ufite umusheri, ufite best friend we, umenye yuko afite abagabo babiri. Biragoye icara wige utekereze neza ibintu urimo. Gusa right now ngiye kubaganiriza nanone dukomeze ikiganiro cyacu. Titi nyuma y'iminsi bigenda bihinduka, we na Nyambo ariko iminsi igenda yihinduranya, urukundo rukomeza ruratora rugenda kuzamo ibibazo. Nyuma y'amategeko n'ibindi bibazo bigenda bivuga muri relationship z'abandi bantu, Nyambo aza kwinjiramo indi nkuru, bafite undi best friend. Nyambo kuvuga iyo nkuru iratrendinga, irakundwa, abantu bayivugaho cyane, abantu bayiha umwanya munini cyane. Gusa ibyakurikiye iyo nkuru byagize zero, kubera yuko iyo nkuru ikimara kuvugwa yavuzwe mu cyumweru kimwe, ikindi ntiyavuzwe. Nyambo asubira kuri platform zawe yandikaho ati one best friend, bamukuye mu nzira. Inkuru iravugwa irongera kundwa, ubugira ati Nyambo na Titi Brown bangiye basubiranye, gusa si bari bashwanye, ibyo turi be honest. Gukomeza iyi nkuru mbibutsa ngo Titi Brown na Nyambo ni inshuti, si abakunzi. Gusa bigize kuba abakunzi, gusa ntibyakunze kubakomezanya. Right now ni inshuti bisanzwe. Gusa niba ubakunda, mwandika subscribers, like and share, kuko nanjye ndabakundira. Tuzakomeze n'ibindi biganiro bitandukanye n'ibi ngibi, ibyiza biteguye neza kurusha ibi n'ibi ni byiza. Gukomeza inkuru yacu mbibutsa yuko iyi channel ari nshyashya kandi izajya inyuzaho ibiganiro byiza, uzajya mukunda ibiganiro bikorwa na benshi, ibiganiro mbega buri muntu wese azisangamo. Nabasabaga gukora like and share na comment kuri ibiganiro byacu. Ikiruta ibindi ni uko nabasabaga na subscribers, please bakunzi banjye musige mu subscribe.